kuki umuntu atinya urupfu akarucumbikira? Kuki umuntu atinya urupfu agakorana narwo? Kuki umuntu atinya urupfu kandi abana narwo? Wavuga uti se ni gute umuntu abana n'urupfu? Ni gute umuntu ararana n'urupfu? Ni gute umuntu atwara urupfu mu modoka ye? Umuntu abana n'urupfu gute? Ibintu birakomeye ari kuri bo byumva. Turebe muri Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho cya mbere, turareba ku murongo wa 15. Mutega amatwi. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Dusubiremo. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bigakura bikabyara urupfu. Tushobora kubabazwa nuko umuntu yakoze ubukwe kandi uzi ko kuba utarabukora nta ruhare yabigizemo, ku buryo abona fiance ugakambya impanga. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Hanyuma nizere ko mumeze neza kandi tugomba kumera neza nubwo ibyago biri mu nzira tunyuramo, kuko mu byago no mu makuba Imana yacu ibihari ku bwacu. Ntago ibyo tunyuramo byose byaba ari iby'umuntu ku giti cye, byaba ari iby'igihugu cyangwa itorero, abantu umuntu umwe ku giti cye, abantu bake cyangwa muri rusange mu gihugu cyangwa mu bindi bihugu. Ntago abantu burya baba ari bonyene, n'Imana ibihari. Nubwo hari ibintu Imana ikora abantu bakizera ubwenge bwabo n'imbaraga zayo, ariko burya Imana itaduhaye sapoti, Imana idateye inkunga abarezi barerera ubusa, Imana idatanze sapoti mu mutekano abawurinda barindira ubusa. Nukuvuga ngo mu bikorwa byose habaho sapoti y'Imana. Imana iyo iri kubona abacunga umutekano cyangwa abashinzwe umutekano, Imana ishyiramo amaboko kugira ngo umutekano umere neza. Iyo abaganga bari kuvura kwa muganga, Imana ishyiramo ukuboko kwayo kugira ngo abarwayi bakire. Hanyuma nukuvuga ngo mu nzego zose zitandukanye, mu miryango itandukanye, hafi ndetse na kure, amaboko y'Imana agenda ajya mu bikorwa dukora kugira ngo birusheho kumera neza, kuko inzitizi n'ibintu bishobora gukumira cyangwa bishobora kutemera ko twagera mu byiza no mu bitwenge. Hari imbaraga ziturusha ubushobozi n'ububasha, ariko amaboko y'Imana aba yabanye natwe. Rero Imana nibishimirwe. Ntago turi twenyine. Nubwo iki cyorezo mubona gihari, n'ukuri ntago turi twenyine, turi kumwe n'Imana. Hanyuma ndashaka no kubabwira ngo nta nubwo yadutaye. Ntago Imana yadutaye. Hari abantu biba bimeze gutya bakumva ko Imana yagiye. Ntago Imana yagiye, ntago Imana yadusiga, ntago Imana yaduta. Mureke mbabwire, nubwo mubona hari abantu bahaguye bakabivamo, nubwo hari abantu babivanga, ariko Imana ifite abantu babivangura. Imana, haleluya, Imana ifite abantu babihagazemo neza. Imana nishimwe. Imana ifite ezebe nedraya. Imana nihabwa icyubahiro. Imana ifite ba representa Imana hano ku isi. Imana ifite abantu bayipresenta inaha mu isi. Imana ifite abantu ikebuka ikishima mu kagari no mu midugudu no mu mirenge, mu karere no mu gihugu no ku isi. Imana ifite abantu bayipresenta. Imana ifite abantu bayivuga neza. Imana ifite abantu bayitinya. Imana ifite abantu bayubaha. Imana ishimwe. Imana ifite abantu bagihamagara Imana ikitaba. Ntabwo abantu bapfiriye gushira.
ntabwo abahanuzi bose bavangiwe, ntabwo abavuga butumwa bose bapfuye, ntabwo abashumba n'abapotre bose hari imigwira, ntabwo zose ari intumbi. Hari abantu bahagaze mu cyuho, hari abahanuzi mugira ubuhanuzi mukazanamo n'iterabwoba, mugashaka kwereka abantu ko ukuboko kw'Imana kwatuvuyeho. Wapi? waba utubeshye. Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe n'abantu, iri kubazengurukamo, iri kubanyuramo. Ntabwo Imana yadukuraho amaboko. Gute se? Haleluya! Reka mbabwire, mu gisirikare cy'u Rwanda Imana ifite abayipresenta Ndabizi. Harimo abamanyenyeri, harimo batoya bakadogo. Mu nzego zifata imyanzuro harimo abapresenta Imana, hari n'abapfukama Imana ikitaba. Cyangwa mugira ngo basenge baze babatumeho ko bagiye gusenga, barababeshye. Muri iki gihugu hari abantu bapresenta Imana. Muri polisi y'u Rwanda harimo abantu bapresenta Imana, hajya gufata imbunda akabanza agatera ivi hasi, akabwira Uwiteka ngo muri kariya kazi tubane. Haleluya! Ntabwo Imana yadukuyeho amaboko. Mukazana ubuhanuzi bwo gutera abantu ubwoba no kubatitiza ngo bahahamuke. Imana yarabatumye kugira ngo abantu bihane, ntabwo yabatumyeho ngo abantu bapfe bashire. Bapfa bashire? Bapfa se bashirira iki? Wowe abana bawe ko badapfa ngo bashire, kutajya wifuza ko babana bawe bamwe bakubabaje, bamwe biba, uhora muri ribu ujya gusinya, abana bawe bari iwawa, abandi wayobewe iyo bari. Kuki wowe utarabakuraho umutima? Iyo upfukamye se ntubwira Imana ngo ntabarira abana? Urabona Imana ari izafata abantu ikabarimbura ikabamara. Wapi? Ntukaze kudukanga. Ntabwo Imana yadukuraho amaboko. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali mu nzego zose z'igihugu. Mu gihugu hahandi kure, hahandi mutanazi ko basenga, baranabarusha. Hari abantu bazi kuyihamagara, hari abayobozi b'igihugu bayihamagara, hari abadepite batayazevo bazi gupfukama bakayihamagara, hari abubakiye Imana mu cyumba cyo hejuru, hari abayambaza mbere yuko bajya gufata imyanzuro, hari abayisengera mu mutima, hari ababanza kwibaza ngo nyobore gute, hari ababwira Imana ngo iri darapo mfashe ndahiranye n'igihugu, ariko uyu murimo uzawunshoboze. Barasenga. Ntabwo Imana yadukuyeho amaboko. Nuko byari bije, hari amagambo shaka ko tuganira. Nababwiraga ngo ntabwo Imana ije kuturimbura, ahubwo mu kiganiro twakoze ubushize narababwiye ngo impamvu Imana izana ibi byorezo ni ukugira ngo tuyitekerezeho kandi twisubireho. Yego, ariko ibyo kudukanga ngo ngo bajya babona ngo narabihanuye ngo narabivuze, ubu uraje uvuga ukuntu ngo wabivuze, waramaze. Ibiki wavuze se? Hanyuma se wabivuze ari ibyo ukuye kwa nyogokuru wawe? Wabivuze ubibwirijwe n'Imana? Hanyuma si gutumye yarakubwiye ngo ndaje kubamara? Yaravuze ngo nibatihana, nibatihana n'ubundi ndabizi ko inkota izabarya. Ariko ikintu Imana ishaka niki? Nuko bihana. Ariko nyine nibatihana izabarya. Ariko wikumva ko Imana igiye kurimbura abantu? Ntabwo Imana yarimbura abantu yaremye. Igihe cyo kubarimbura ntikiragera. Ntabwo turagera mu mutuku, ntabwo turagera muri danje, ntabwo turumva ryajwe rizavugira mu kirere. Hari ijwi ngo rizavuga ngo byose birarangiye. Igihe Yesu waje nk'intama, hazaba aje ameze nk'intare. Ntabwo icyo gihe turakigeramo. Imana irashaka ko tuyitekerezaho. Imana irashaka ko tuva mu bibi. Imana irashaka ko tuva mu byaha. Imana irashaka ko dukizwa. Imana irashaka ko tuyimenya. Uyu mwanya dore ikintu ushaka ko tuganira. Tugiye kuganira kuki abantu batinya urupfu, kuki abantu batinya urupfu kandi babana narwo. Kuki abantu batinya urupfu kandi babana narwo. Ijambo ndarisoma nyuma mbanje kubabwira aka kantu. Mureke mbabwire. Ni muri inshuti zanjye tumaze
maze kubabwira topic kuki abantu batinya urupfu kandi babana narwo. Mureke dusenge kugira ngo Imana ifashe muri uyu mwanya. Iyo umuntu ari hano imbere ya kamera akavuga ngo uje kuvuga ibintu by'Imana, ikintu cyo gikenewe cya mbere urakizi, ni ukugira ngo ijambo ryose rituruka mu kanwa kawe hatazagira ibyo ugabanya cyangwa wiyongereraho, kuko ijambo ryose tuvuga twitirirwa Imana rizaza mu rubanza. Abantu rero bagabanyaho bakanongeraho ibyabo by'amarangamutima, ntabwo bizakunda. Ujye uvuga ibintu Imana yakavuze ihibereye, ku buryo uvuga ibintu ukagenda nta mutima ugucira urubanza. Mwami wanjye Yesu, mwami wacu, muri aka kanya ndagushimiye ko ngeye kwemera ko nkubera ijwi kugira ngo uvugire muri nge. Ndasenze cyane ngufashe muri uyu mwanya tubane, kugira ngo mvuge ibiturutse ku mutima wawe. Nkubereye ambasaderi ndasamye, rangururira muri nge kandi umpe kuvuga ibyo wakavuze uhibereye. Kandi abantu batega amatwi ubu butumwa n'iri jambo n'izi mpuguro n'inyigisho, unyemerera umuntu wese uguhindukirira agirira umugisha ku Mana. Nanjye nkubonereho umugisha, umfashe muri uyu mwanya ukomeye, kugira ngo nanjye aho uri mu ijuru wishimire iyi message ntanze. Ngaho ntera inkunga ngewe n'abankurikiranye, twese tugabana umugisha. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Topic iravuga ngo iki? Kubera icyo abantu batinya urupfu kandi babana narwo. Aya magambo arakomeye, ariko Imana iramfasha uri buyamenye. Kuki abantu batinya urupfu kandi babana narwo? Urupfu, kuki abantu batinya urupfu kandi babana narwo? Kuki umuntu atinya urupfu akararana narwo? Kuki umuntu atinya urupfu akarucumbikira? Kuki umuntu atinya urupfu agakorana narwo? Kuki umuntu atinya urupfu kandi abana narwo? Wavuga uti se ni gute umuntu abana n'urupfu? Ni gute umuntu ararana n'urupfu? Ni gute umuntu atwara urupfu mu modoka ye? Umuntu abana n'urupfu gute? Ibintu birakomeye, ariko uri bo byumve. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma urahita wumva urwo rupfu ubana narwo kandi unarutinya. Ugatinya urupfu kandi ubana narwo. Turebe muri Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho cya mbere, turareba ku murongo wa 15. Mutega amatwi. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Dusubiremo. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bigakura bikabyara urupfu. Ibyaha birakura bikabyara urupfu. Ni gute? Mwumvise iri jambo ryo muri Yakobo, urwandiko rwa Yakobo gice cya mbere umurongo wa 15. Irari, umuntu aratwita agatwita irari. Uratwita. Reka mbabwire, nta muntu ujya utwita ngo indi hite iba amezi 8. Nta muntu utwita ngo uhite iba amezi 9. Inda ikura gake. Urabanza ukwezi kwa mbere utwite. Ukwezi kwa mbere usibye abantu zigwa nabi, nta nubwo kaba kagaragara. Ubu gifunga umukandara sha, ubu cyambara kamucopa na mukondo wazi ushatse wagira ute wayambara. Iyo kakiri gato, ariko ukwindi igenda ikura, igenda igutegeka n'ibyo wambara. Ukwindi ikura igutegeka ibyo urya. Ukwikura igutegeka uko ugenda. Ukwikura igutegeka aho ugomba kwicara. Ukwikura inagutegeka uko utambuka n'imirimo ugomba gukora, kugeza ku mezi 9 ubyaye. Irari riratwita rikabyara icyaha kikabyara urupfu. Aho rero ni hamwe nababwiraga ukuntu
abantu batinya urupfu kandi bakabana narwo, abantu batinya urupfu kandi bakaryamana narwo, abantu batinya urupfu kubi ariko bakabana n'iki? Bakabana narwo. Burya reka nze nkubwire, cya cyaha usazanye nacyo uko ukura niko cyagiye gikura, uko waguka niko icyaha cyaguka, uko ugenda ubyibuha niko ubyibuhana n'icyaha cyawe. Burya rero urupfu ufite ni cya cyaha wanze kureka, ni cya cyaha udafite gahunda yo kuvamo, ni cya cyaha uhora ugaburira, uhora uha icyo kunywa, uhora uhembera kigakomeza kubyibuha no kuba muri wowe ukumva ntacyo kigutwaye. Nkubwije ukuri rurana urupfu mubana. Kuki utinya urupfu kandi ubana narwo? Burya irari riratwita kandi uko rigenda rikubamo udashaka kurireka. Abantu bararikira ibintu bitandukanye, abantu bararikira amamodoka atari ayabo, abantu bakararikira abagabo batari ababo, abantu bakararikira amafaranga atari ayabo, abantu bakararikira ubutunzi bw'abandi butari ubwabo, abantu bakararikira abagore b'abandi, abantu bakararikira abafiyase b'abandi, abantu bararikira intebe zitari izabo z'abandi, bakararikira amapeti, amanyenyeri atari ayabo, bakararikira abantu barararika bakajya bararikira iby'abandi aho kugira ngo bashyiremo imbaraga, nimba ari ukubishaka, nimba ari ugusenga, nimba ari ubwenge, nimba ari uguhigahiga ngo batunge ibyabo, bakararikira iby'abandi. Nubona rero hari ikintu urarikiye kitari icyawe, buri munsi ugahora urarikiye umugore utari uwawe, buri munsi ukumva watunga amafaranga nk'aya ntuza, ndetse no kuba yafite agahinduka umwanzi muri wowe, ukababazwa n'amafaranga y'abandi batunze, ukababazwa n'uko bari abakire, ukababazwa n'uko bagenda mu modoka ugenza amaguru, ukababazwa n'uko bakoze ubukwe bikakubabaza. Gute se? Ni gute ushobora kubabazwa n'uko umuntu yakoze ubukwe kandi uzi ko kuba utarabukora nta ruhare yabigizemo, ku buryo abona fiyase ugakambya impanga, ku buryo ahabwa diplome, hamaze kwibikaho masters ukarakara ngo we warayacikije kandi nta ruhare yabigizemo, ku buryo wumva ngo yazamuwe mu ntera ukarara udasinziriye. Iryo utwite irari. Ndaje nkubwire ukuntu rizabyara, nkubwire n'ukuntu bizakubera urupfu. Ukarakazwa n'ukuntu abantu bibereye neza mu ngo zabo Imana yabahaye, ukajya ubabazwa n'umugore n'umugabo bibaniye neza, banasazanye bamaze igihe kinini, ukababazwa n'amagambo babwirana, ukababazwa n'uko bitwara baba bari kumwe baba bameze, ukababazwa n'ukuntu nta gikuba gicika iwabo, ukababazwa n'uko nta nduru ijya iba iwabo, ukababazwa n'uko bamaranye igihe kinini bataradivorusa, ukababazwa n'uko umugore aryamye wagasinzira, ukababazwa n'uko umugabo watamuca inyuma, ukababazwa n'uko nta nduru nta rusaku urumva iwabo. Uratwite. Ryo ni irari, uratwite. Munyumvire ibintu bibabaza abandi. Ukababazwa n'uko bamwe babonye akazi we ntukabone, ukababazwa n'uko bagasaziyemo wowe ukaba warirukanywe, ukababazwa n'uko bazamurwa mu ntera wowe ukagumaho. Ibyo bikakubabaza, bikagutera umujinya, bikagutera kurakarira abaguwe neza. Ikintu rero gisigaye, reka nkubwire, ikintu gisigaye nuko n'ibyo utwitse, ibyo bintu twite, abantu mugira irari ry'ibintu bibi, murarikira ubugome, mukumva irari rikakwica, ukumva umuntu wamukubitisha inkuba, ukumva wamugira mu bapfumu, ukumva ubukwe bwe ari gupanga ntibwataha, ukumva narugeramo yamara nk'amezi 3 ubundi akadivorusa, ukumva wabakubitisha hoho, ukumva yagwa muri gereza ntavemo,
ukumva yahomba akasubira mu rugo, ukumva yarwikorera ku mutwe, ukumva ubukwe ntibwataha, ukumva wamutandukanya na fiyanse we, ukumva yakirukanwa ku kazi, ukumva yamanurwa hasi, ukumva yakicwa n'inzara. Irari riratwita, ishyari riratwita rikavamo icyaha. Ngiye kukubwira rero nimba utwita ibyo bintu, mvuze bikeya ariko nguhaye urugero. Irari riratwita rikabyara icyaha ku mezi 9. Iryawe rishobora gutwitira amezi 2, ryatwitira 3, ryatwitira umwaka, ariko dore nkubwira ikintu ugiye kubyara, uzabyara ubugome. Wowe umeze ikintu kiba gisigaye rero, kuko ari wowe umwegereye, kuko muri inshuti nubwo atazi kuri umugome, kuko uhora muri saro ye kandi umwanga, kuko muhora mutemberana ngo muri za kakawete kandi ngo muri za kakawete wanjye uburyarya bwanjye Imana ijye bandinda mu izina rya Yesu. Kakawete wanjye nyamara wagera hirya ngo dore uko ruteye, kandi rata ntirunateye nabi, ahubwo taye yirakurya wa munyeshyari we. Uratwite, ugiye kubyara, kandi uzabyara icyaha kizakuviramo urupfu, kuko ari wowe umwegereye. Rero kumwica bizakorohera, ntabwo ari menshi rwose bazaguha, ntabwo serivisi uzabafasha mu minota mike. Bazi ko mu birori bye uba uwa mbere, bazi ko ari ujya kumutegurira kumufasha kwakira abashyitsi. Iyo yarwaye ni wowe wabanza guhamagara, iyo agiye kwa muganga ni wowe wabwira, gahunda ziwe mu rugo urazizi, umugabo iyo yagiye muri misiyo ububizi, igihe azatahira uramufite utya, umufite utya. N'umuntu uzamushaka azagucaho, kandi kumubona bizakorohera kubw'ishyari ugize gute umufitiye. Hari utugambo abantu basigaye babwirana, nanjye naratwanduye. Sheri, shushu. Hari utugambo abagore babwirana, nanjye nyine twarafashe, ntabwo ari tubi, iyo aba bantu babivugaga bibavuye ku mutima. Shushu umeze ute, bebe umeze ute. Ubwo n'abagore kandi ukamwita shushu wumva wamukubitisha inkuba, ukamwita sheri wumva inda twite yahwana nayo, ukamwita kandi uri kujiginywa, uri guhekenya. Arajya kudodesha, utiyadodesheje superi, yakambara yaberwa bikakubabaza. Mbese uratwite kandi uzabyara icyaha. Ni wowe rero azacaho, kugira ngo bamubone bazaca kuri wowe, kuko ibintu twite, kwica bizakorohera, kugambana bizakorohera, gufungisha umuntu udafite urubanza bizakorohera, kumena amaraso atagira icyaha bizakorohera. Ni ukuri kose. Si ngombwa ko aguha 500 ngo uzamushyiriremo uburozi, si ngombwa ko aguha menshi ngo mumupangire bamwirukane mu kazi, umwangisha umugabo, urusenye, uvuga ukuntu umugabo we hari aho wamubonye, hanyuma ubivuga unarira uti ni ukuri sinarinzi ko umugabo waguca inyuma, ndabibonye birambabaza. Sheri wihangane, namubonanye n'indaya uragatsindwa n'Imana. Undi se reka nze nkubaze, ubundi ubonye umugabo ari kumwe n'indaya wirukanka ujya kubibwira umugore? Ubwo se uba umufashije iki? Uba umufashije iki kuba uje kurimbura umutima we? Shawe uzi ibintu bakuvuze, nabyumvise ndababara, kandi nyamara wabaye uwa mbere mu bamuvuze. Mu minsi mike rero uzamugambanira, uzamwicisha, ibibi byose bisigaye wabasha no kubikora. Wowe ufite umutima umeze gutyo, gufungisha umuntu ni wowe bazanyuramo, kuko ari wowe uzapanga amadiru neza, kumwirukanisha mu kazi, kumuhimbira ibyago n'amakuba, kumuroga no kumwica, kumucisha umutwe, kumugerekaho amadosiye y'ibyo atakoze. Ibyo bizakorohera kubw'umutima w'ubugome ufite, kandi we ntiyigeze akurabo. Reka nze mbabwire, mwebwe ibintu mutwite ibyaha muzabyara. Irari riratwita rikabyara iki? Icyaha kivamo urupfu. Ngiye kukubwira rero ukuntu ubana n'icyaha. Ntubona wa mugore wundi ufite, wa mugore ufite babyita ngo ni doziye mu biro, harya ibiro bya kabiri, umugore wa kabiri, ibiro bya umugore wa kabiri.
umugore wa kabiri, umwe washatse ugasibanganya ibimenyetso, nta muntu wabirabukwa, n'umugore wawe ntajya abigukeka, mwakoze ubwenge, uzi ukuntu mugira ubwenge bwo kugira nabi, ariko ubwenge bwo kugira neza ntabwo mujya mubumenya. Burya rero wa mugore wa kabiri utunze na wa mugore wa gatatu utunze na za ndaya wirirwa ujyana nazo, nje kukubwira ngo urupfu rwa mbere ufite n'uriya mugore wa kabiri utazwi, kandi ukamutunga witwa umukozi w'Imana, ukamutunga uhora mu rusengero, ukamutunga uzi neza ko ari bibi, ukamutunga uzi ko ari icyaha, ukamutesha umugabo we. Ariko undi naho mwanasambana mwagiye mwishakira abanyu. Uzi gufata umugore wa mugenzi wawe ukamwigarurira, kandi hagize uwufatana n'uwawe mwakizwa na RIB, ariko wowe aba bandi ukabigarurira. Ruriya rero ni urupfu murarana. Nubwo wabonye afite amatama, nubwo afite amaso meza guterekera, nubwo afite imisatsi igwa mu mugongo, nubwo afite umubiri utagira kasha, nubwo afite amaguru meza, nubwo afite igihagararo, nubwo yirambuye, nubwo afite nyashi, nubwo asa kuriya, urarana n'urupfu. Burarura n'urupfu ufite. Uratinya urupfu kandi urarana narwo. Uratinya urupfu kandi urupfu uhora urusohokana. Urupfu ugendana narwo mu modoka. Igihe uba wabeshya umugore wawe ngo ugiye muri misiyo y'akazi, uri kumwe n'umugore utari uwawe, muri bumarane iminsi 3, ukabeshya ngo ugiye mu kazi, burya watsa imodoka uri kumwe n'urupfu mu modoka yawe. Rura n'urupfu uri kumwe narwo. Igihe ugiye kuryama muri hoteli, ukajya muri lodge, uri kumwe n'umugore utari uwawe kandi ufite undi mugore, burya urarana n'urupfu. Urupfu urarupfumbata, urupfu urarubwira ko urukunda, uraruga ngo warupfu ureba neza, warupfu useka neza, ufite nyashi nkunda. Ruriya ni urupfu. Kuki utinya urupfu kandi ubana narwo? Reka nze nkubwire, ubu busambanyi bwawe ukora utarobanuye, utwana two muri primaire, abo muri segonderi, abo muri kaminuza, inyiga guhuma zose nturobanura, nta mpuhwe ugira, nta n'impungenge, ntuvuga uti ndamutera inda, nimutera inda zangara. Umva, witwa mucucu mumpe, uri imfizi y'akarere. Hari n'abantu burya bagwa mu byaha by'ubusambanyi bakaba bagira n'igaruriro. Ngaho sereka nze nkubwire, uzasambanya abana, usambanye ba nyina, uzasambanya abo muri primaire, abana bapfunduye utubere, ubagira ibyomanzi, abandi bagira inzererezi, abandi bagira ibirara, ubavane mu mashuri, za kaminuza bazihagarike kubera wowe. Hanyuma ngo utinye urupfu ngo ruje mu cyorezo, kandi impfu ubana nazo. Ubwo buraya bwawe, ubwo busambanyi bwawe, uko kutumvira Imana kwawe ni urupfu bitse. Ngiye kubabwira, ntimugatinye urupfu kandi mubana nazo. Ubugambanyi buriho buteye ubwoba. Abantu baragambanira umuntu bakamukura mu kazi, bakamushakira n'ibimenyetso. Urwo ni urupfu ubana narwo wirutinya. Ubugambanyi ufite nirwo rupfu bitse kandi nirwo ruzakwica. Abantu bafata ibintu bakabihimba bakabishyira hariya. Abantu bafata ibintu bakabihimba. Abantu barimo gutanga amafaranga bakayatanga kuri YouTube, ngo ugende umuharabikire runaka, ugende umumvugire gutya, bakabitangaho amafaranga. Urwo ni urupfu. Mubana n'impfu, mugendana n'impfu, muryamana n'impfu. Urupfu bana narwo wirutinya kandi urugaburira. Urupfu byaha by'amashyari, amashyari y'indenga kamere, kugeza ubwo umuntu ababazwa n'abaseka. Guseka kw'abantu bikamubera umubabaro, amarira y'abantu akamubera ibitwenge, agahinda k'abandi kakamubera ibyishimo. Urwo ni urupfu bitse, ishyari ry'indenga kamere.
aho abantu bababazwa n'abishimye, mukababazwa n'ababyaye, mukababazwa n'ubukwe bw'abandi, mukababazwa n'ibirori by'abandi, mukababazwa n'ibyiza by'abandi, mukababazwa n'amahoro dufite mu gihugu. Ubu hari abantu baba bumva cyazamwe umuriro utazima, hakazamo ibintu bikomeye. Abantu bababazwa n'amahoro, abantu bakababazwa n'iterambere, abantu bababazwa n'abana bawe beza, abantu bababazwa n'umugabo wawe mwiza, n'umugore wawe mwiza, bababazwa n'ibyiza ufite. Ibaze mubitse imfurero. Iyo ni sample nari mbahaye. Irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha kikabyara iki? Urupfu. Ndashoje. Iyo ni sample, ni amagambo make. Iyo uzurize nawe ibyo twite ntago wabimenya. Inda si inda, indi ifite ukwezi hari uwamenya ko irimo? Uwakubona se uri kwantona, uwabona uri kwantona yamenya ko ujya ufungura lisani? Inda y'ukwezi ntigigaragara, ni y'amezi 2. Ndakubwiye ngo amezi 3 ushobora kwambara kamucikopa. Amezi 2 wakubitamo akamini. Uzi ibintu mutwite? Uzi amarari mutwite? Uwabona ukuntu ubwiriza yamenya ko uzi gutereta bigeze hariya? Yamenya kuri inda ya butwi? Wakubona ukuntu ubwiriza? Uwakubona ukuntu ubwiriza yamenya ko ujya mu bapfumu? Yamenya ko uzi kurogesha abantu? Yamenya ko utunze utugirigiri? Yamenya ko ugira ururimi rureshya nka karuvate? Yamenya ko ugira ururimi ruriho ubumara rumeze nk'inkota? Yamenya ko ugira biriya bikorwa? Uwakubona indi ifite amezi 3 ntigaragara, ariko bizatwita do, bigende bitwita ibikurimo do, bizatwita bitwite ejo bundi bihita bigira gute? Bigaragara. Kandi icyaha kibyara urupfu. Hanyuma soza, ndifuza kubwira abantu ngo ujye uharanira kuba umuntu mwiza. Kuba umuntu mwiza ntawe byishe. Kandi nimureke mbabwire, ibiba abantu bagukorera ntago bimeze nk'ibyo wabakorera. Ibyo badukorera ntibiryana, ahubwo ibyo wabakorera nibyo bibi. Amagambo batuvuga ntago yarakaryanye, ahubwo ayo bavuga niyo mabi. Uburyo bagusenyamo ntacyo bitwaye, ikibi ni ugusenya abandi. Kukwicaraho ntacyo bivuze, ikibi ni ukwicara ku bandi. Kukubabaza ntacyo byari bitwaye, kibi ni ukubabaza abandi. Ndasoza mbabwira ngo ibyaha ni urupfu. Imana ishimwe, ujye urwana intambara nziza zo kubireka, urwana intambara zo kubivamo, urwana intambara zo kutazabyongera. Niwumva gitangiye gutwita gifite nk'ukwezi cyangwa indi maze iminsi nk'ibiri, ujye uharanira kuyihubuzamo mu izina rya Yesu. Ntugatwitirari ry'ikintu icyo ari cyo cyose. Nurya intoryi ujye uvuga undi amina, kandi nushimira Imana ukishimira ibyiza by'abandi, ukishimira abaseka, ukanezezwa n'ibitwenge by'abantu, ukanezezwa n'ibirori byabo, ukanezezwa n'ibyiza byabo. Ujye umenya ngo imigisha izaza kuri wowe. Ariko nuhora ukambije impanga, ugahora ukambije impanga mu buzima bwawe, utuntu twose bakerekana umuntu mu rusengero ugahita urakara, wabona umuntu yitambukiye ameze neza ukarakara. Umva, uzapfura umuhirimbiri, uzapfana agahinda, uzapfana umubabaro. Nta mugisha w'Imana ujye umanukira abantu nkamwe. Uzasenga 7, usenga 3, ujye uhora ubaza Imana ngo kuki njyewe ntava hondi. Ntabwo Imana bijya bikunda. Nimba utanejejwe n'ibitwenge by'abandi nawe ntibikazi wawe, nimba utanezezwa n'ibirori by'abandi nawe ntibikazi wawe. Nimpanguhe, muze tugire urukundo, muze dukunda Imana, twirinde ibyaha, turwane intambara. Kuko kureka ibyaha ni ukurwana urugamba. Hari ibyo ugomba kwirengagiza, hari ibyo ugomba kwigomwa, hari ibintu ugomba kwihorera. Imana rero nibaha umugisha kubw'iyi message, kandi Imana ishimwe, Imana ibumvire
kandi Imana ibumve, Imana ibagirire imbabazi, nuca bugufi kweze iguha imbaraga zo gutunga umutima utakurega ikibi. Mwami Imana yacu ndagushimye, Mwami Imana yacu ndaguhimbaje, ngushimiye message nziza uhaye ubwoko bwawe muri uyu mwanya. Ubutumwa bugeraho bwagenewe ubuherekeze papa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abadayimoni babwitambika ubakure mu nzira, imbaraga zawe zikomeye zibuherekeze, abantu baguke kandi bagere kure mu buryo bw'umwuka, kandi imbabazi zawe zibabemo, ndetse ubahe n'imbaraga kugira ngo baneshe kandi batsinde babohoke. Urakoze, ndagushimiye, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amena. Ndabakunda cyane, Imana ibagirire neza. Abatarakora subscribe ni muyikore kugira ngo mujye mwiyumvira ubu butumwa, mwiyumvira impuguro, ijambo ry'Imana, ibintu bitandukanye, guteka, kugira isuku ku mubiri, mu mutwe, ahantu hose, isuku yo ku mutima, iyo ku mubiri. Twite ku buzima, twite no ku bugingo. Imana nibaha umugisha, ndabakunda.